umukristo usengera mu idini ry'abarokore najya mubaze. Ese Bikira Mariya mu idini y'abarokore bamufata gute? Bamufata gute? Mufata neza kuko ni Imana. Ni Imana. Ikindi twebwe dushimishwa n'ibyaduhaye. Mishimishwa n'ibyabahaye. Okay. Bimwe muri ibyo ni nka bingahe? Watubwiyemo nka bibiri cyangwa icya mbere ni agakiza. Icya kabiri ni ukubana n'abantu mu mahoro. Kubana n'abantu mu mahoro. Urakoze cyane. Rero twebwe mu bakatolike mu idini gatolika ku itariki 15 z'ukwa munani buri mwaka ni umunsi wa Assomption. Umunsi ni ku itariki 13 z'ukwa munani. Urumva ko habireke iminsi ibiri. Twizeza rero Assomption ijyanwa mu ijoro rya Bikira Mariya tariki 15 za buri mwaka. Ubu ngubu uyu munsi ni kwa kane, kwa gatandatu tuzatwiziza Assomption. Nukuvuga ngo rero batanga konje. Ubwo nukuvuga ngo kuwa mbere bashobora gutanga konje kuko kwa gatandatu n'ubundi ni muri weekend. Rero nicyo ndashaka kugira ngo mbamenyeshe nawe kandi umenye n'abandi bose bamenyereho. Bikira Mariya rero muri Kiliziya Gatolika tumufata nyine nk'umubyeyi wacu. Udutakambira twemera ko n'utasamanywe icyaha yabyaye Yezu ntago nukuvuga ntiyigeze n'utasamanywe icyaha. Nukuvuga umugabo we Yosefu ntago bigeze babonana ariko yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu. Niko tubifata. Kindi rero twemera ko ari umubyeyi wacu udusabira kandi udusabira ku mwana we Yezu Kristo. Ibyo twavuze byose iyo tubimutuye akabitugereza kuri Yezu Kristo hanyuma bikagera ku Mana Data. Byiza cyane ndishimye rero urakoze cyane ugire umunsi mwiza. Akase kamaze mbaze ikibazo nta kibazo. Nkuko bavuze ati kuva na kera habuze abantu abahanuzi. Ariko ngasanga yuko iyo musenga buriye iyo mbona mbere yuko binjira mu rusengero kari igishushanyo njye mbona babanza gusenga. Buriya cya gishushanyo gisobanuye iki kandi Imana avuga ko yanga ibigirwamana? Kiriya ntabwo ari igishushanyo. Iriya ni nk'ifoto. Buriya nureba ufite ifoto y'umuntu mukunda. Ushobora kuyireba ukamuzirikana ariko ntabwo umusenga. Kandi biriya reka nongere ikindi. Biriya kwinjira mu Kiliziya umuntu agakora ikimenyetso cyo kwicisha bugufi, akunama gato se cyangwa agapfukama. Biriya ni uburyo kugira ngo twerekane ko tutinjiye nk'ahantu hasanzwe nko mu isoko nk'iki. Nicyo Kiliziya rero tugomba kwitandukanyiriza n'isoko n'akabari n'iki. N'icyubahiro tuba duhaye inzu y'Imana twinjiyemo. Ntago ari ukuvuga ngo turaramya ibishushanyo iki. Igishushanyo kuriya ni nk'ifoto, nawe ifite ifoto ikwibutsa umukunzi wawe, ufite ifoto y'umukunzi wawe cyangwa se ikindi kintu cyabaye, ibintu byiza byabaye bakagufotora. Iyo foto heri kwibutsa bya bihe byiza byabaye. Ariko ntago ari ukuvuga ngo urayiramya ngo urayisenga ngo urayisingiza. Ahubwo ikwibutsa bya bindi byabaye kera mu mateka. Rero nicyo bishatse kuvuga, ntago ari ukusenga ibishushanyo nkuko wenda benshi babitekereza cyangwa iki. Ahubwo ni uguha icyubahiro uwo muntu uri kuri iyo foto. Ntago ari uguha igishushanyo icyubahiro n'uwo muntu uri. None ko ngenda umurokore ukaba uri umunyagatolika. Dutani kuki ibyo dukora n'ibyo mukora bidaheka ni twese dusenga Imana imwe. Twese ikiduhuza ubundi ni Imana imwe. Ariko uretse utuntu dutoya ubundi twese turi abakristo twese. Ubwo tugiye dutandukanira ku tuntu dutoya imihango mikeya ariko muri rusange murabatizwa natwe tukabatizwa. Ubundi twese idini duhuriyeho twese ni Imana dusenga nimwe. Ntawe ugira Imana iye y'abakatolike ntihari n'iy'abayisilamu ntihari n'iy'abarokore. Twese ni ya Mana imwe. Ya yindi imwe rero twizera kandi dufitiye ukwemera ku. None kuki njya numva ngo bajya babona akana Yezu. Koko se ari n'umwe wari wakabona? Akana Yezu nibyo nakubwiraga nyine ni uburyo bwo kugira ngo biya ni ibimenyetso bitwereka bidufasha kuzirikana kuri Yezu. None n'umwe uzi Yesu muri mwe? Yezu nyine nta wamubonye gutya, gusa twe turamwemera ko yazutse yapfuye akazuka akaba ari umwana w'Imana kandi akaba tumusingiza kandi tukaba tumwemera rwose by'ukuri bitewe n'ukwemera kwacu dukesha nyine iwe bwe ndetse na Bikira Mariya umubyeyi we n'umubyeyi wacu muri rusange. None se kamubaza ubundi urusengero ni iki? Urusengero ubundi urusengero cyangwa se Kiliziya, twebwe Kiliziya ni ikoraniro rihebuje ry'abayoboke ba Kristo bakikije umusaserodoti bumva ijambo ry'Imana kandi batura igitambo cy'Ukaristiya.
twebwe nicyo twita urusengero cyangwa se muri rusange misa. Iyo turi muri misa turi mu rusengero nicyo ni ahantu, ni inzu y'Imana muri rusange mu magambo make. Ni inzu y'Imana. Yego. Ariko nyine nakubajije urusengero ubundi ni iki muri make? Urusengero ni iki? Urusengero ni ahantu nyine, ni inzu y'Imana. Oya, urusengero ni umutima w'umuntu. Urabyemera? Kuko birabaye ari inzu koko nyine bigiye atari umutima. Ni gute abantu bagiye gutera umugongo se bakajya kuramya bakajya gusenga izuba bateye umugongo urusengero? Nacyo ni ikindi gisobanuro cyane. Burya akami ka muntu kakwiye kuba umutima we wamugana. Nirwo rusengero, burya niho hari Imana, nuko ni nayo inazi ibyo dutekereza ku mutima, byiza cyangwa bibi niyibizi. Niyo mpamvu rero burya biragoranye kugira ngo uzamenye icyo umuntu atekereza. Niyo mpamvu ku mutima w'umuntu hakwiye guhoramo ibisingizo by'Imana, isengesho, aho kugira ngo duhore ducira imanza abantu ngo bariya ni babi iki kubera oya urumva sibyo? Hari ikindi se? Sawa, urakoze cyane rero, turi kumwe. Imana ikurinde umunsi mwiza.